ngiye kubona mbona cya cyumba agezemo mbona kirimo inzoka nini cyane iri muri icyo cyumba. Iyo nzoka yavugaga, ngiye kubona mbona ya nzoka ngo irimo ibwira wa muhanuzi ngo ngiye gukorana nawe, nzaguha ubutunzi, nzaguha kumenyekana, nzaguha kwamamara, nzakorana nawe ibitangaza ku buryo uzamenyekana isi yose ikakumenya. Noneho ngiye kubona mbona bagiranye amasezerano. Ngiye kubona mbona ya nzoka ije kumera nkaho imuciyeho, imaze kumuciraho. Ngiye kubona mbona wa muntu afashwe n'izindi mbaraga, za mbaraga zikimara kumufata mbona ahise agenda akora ibitangaza bikomeye cyane kandi akabikora mu izina rya Yesu. Ngiye kumva numva marayika arambwira ngo genda utangariza abantu bari kugenda biruka inyuma y'ibitangaza, biruka inyuma y'ibitangaza, biruka inyuma y'ibitangaza, ubabwire ngo ngiye mbona wa muhanuzi mbona aha ubundi bubasha bwo kugira nabo abandi banasengera bagafatwa na za mbaraga. Noneho ngiye kubona mbona abantu benshi barimo bagenda bafite ikimenyetso cya Satani. Imana idufashe kumva ubutumwa kuko ni ubutumwa bukomeye cyane. Abantu nibasenga bamenya igihe turimo, kubera yuko iki ni igihe cy'urushisho. Nugenda wirukanka inyuma y'ibitangaza ukubiye ku bibazo ufite, ku burwayi ufite, ku ntambara yo kurwana, uzajya kwibona wibone ahantu utaruza. Abantu nibitonde, nibasenga Imana. Nabonye ibintu bagiye bakunda kuvugaho cyane, bakabivugaho byinshi cyane, bati ADPR yakomoreye abantu gusiga inzara, yakomoreye abagore kwambara amakabutura, yakomoreye abadamu kwambara n'abakobwa kwambara amapantaro n'amaherena n'ibindi, no gusiga iminwa n'inzara, ubona ko goshesha ingohe. Ariko Imana irambwira ngo abo bantu amaraso yabo mugenda mwishyiraho ari kubarega imbere y'Imana. Imana irambwira ngo igiye kubabaza, igiye kubajyoza amaraso y'abahanuzi mwishe atari uko mwabatemye, igiye kubajyoza amaraso y'abahanzi mwishe atari uko mwabarose, igiye kubabaza amaraso y'abaperezida mwishe atari uko mwabishe ngo mugende mubarase. Imana irambwira ngo genda ubwire bariya bantu bica umuntu akiriho, ubabwire ngo mwibuke ijambo dusomye riratubwiye ngo ujye ubibutsa ibyo, ubihanangiriza imbere y'Imana ko bakwiriye kureka kurwanira amagambo kuko ibyo ari ntacyo bimaze, ngo ahubwo bigusha ababyumva. Kandi intego y'ubutumwa iri kuvuga ngo twirinde. Igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 16 umurongo waho wa 13 haranditse ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ayo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose. Ngo ngiye kubona mbona marayika wundi azanye inkoni, mbona arakuraguye, mbona hereye kuri ba bahanuzi. Ngiye kubona mbona ni ba bandi nabonaga baramamaye kuri social media. Ngiye kubona mbona arahondaguye, arakubita nta mbabazi, arahondagura nta mbabazi. Ngiye kubona mbona ari gukubita abapasiteri, mbona ari gukubita abavuga butumwa. Ngiye kubona mbona bahuye n'ikibazo gikomeye cyane, mbona barimo baraboroga. Ngiye kumva numva Imana, numva marayika arambwiye ngo Imana iraje, hari abigiye gushyira ku karubanda, ije kwanika, hari abapasiteri bagiye kwanikwa bashyire ku karubanda, hari abashumba igiye kwanika. Kandi muri iki gihe cya none bari kuvuga ikijyana, ntabwo waba mbese unabavuze nabi wanabisira. Ariko yerekwa nabonye hari abapasiteri bagiye mwaje gukinira komedi mu by'Imana, mugushije ishyano, dore nkarabiye imbere yanyu kubera yuko nimutihana, niba mutihanye mwirwa mu gutwika muri abakozi b'Imana, niba mutihanye nkarabiye imbere yanyu. Nubwo urabesha abantu ngura umuhanuzi, ariko nawe ubwawe kandi umucyo mwana w'intama usumye nzawinjiramo. Unakumva amakuru y'umurwa wikura hatagera ibyago, kandi umucyo umwana w'Imana yo umusumye nzawinjiramo.
ndashimira Imana. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana 3, kandi twese turakishijwe turajya mu ijuru. Icyo nacyo nicyo ndashimira Imana. Burya kugira umudamu ukishijwe ukabona abana bawe bajya mu nzu y'Imana bagasenga, ibyo nabyo ni ishimwe rikomeye cyane. Njashimira Imana. Mfite ubutumwa nahawe bwo kugeza ku bantu bitwa ko ari abantu b'Imana bamenye Imana. Ubutumwa nahawe n'ijuru buratandukanye, ariko mbere yuko tubagezaho icyo ijuru ryaduhaye kubatangariza, reka tubanze dusenga Imana. Mana yera, turagushimye. Yehova Nisi, Yehova Shalom, Elishadai, Jehova Rafa, uri ndiho, twarakubonye n'uyu munsi turacyakubona. Imirimo yawe iragaragara, kandi abaririmbyi baravuze ngo Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara. Baravuga ngo si nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve, Imana yacu irakomeye. Nicyo gituma tugushima tukaguhimbaza, kandi iyo dutekereje uburyo waturinze tukiri insoro mu nda za ba mama, ukemera ko tuvuka tukabaho n'uyu munsi tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Abandi baryamye mu bituro, abandi baryamye mu bitaro, abandi babuze amaso, abandi babuze amaboko, abandi babuze amaguru, ariko twebweho ingingo zacu ziruzuye kandi zirakora neza. Ibyo ni ishimwe rikomeye cyane. Njya nicara nkatekerezaho kandi nkabigushimira. Reka rero uyu mwanya uko wangiriye neza, nanjye nemeye kugukorera. Ubwo ngiye kuvuga ibyo wampaye kugeza ku bantu bawe, undinde kugabanya cyangwa kongera, ahubwo mvuga ibyawe neza kandi bigirira umumaro abazabyumva bose. Niko mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo. Turasoma ibice 2 umurongo wa 14. Haranditswe ngo ujye ubibutsa ibyo, ubihanangirize imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo, kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo bigusha abumva. Imana itugire neza cyane. Tugiye kuganira ku magambo afite intego zitandukanye, ariko intego ya mbere iri kuvuga ngo twirinde amagambo agusha abandi. Twirinde amagambo agusha abandi. Muri iyi minsi iyo ukurikiranye ku mbuga nkoranyambaga, ujya kubona ukabona umuhanuzi runaka yateruye ikiganiro cyo kuvuga kuri mugenzi we w'umuhanuzi, noneho ubwo akamuvuga amusebya, cyangwa se agaterura ikiganiro gisebya undi muntu runaka witwa ko ari umukozi w'Imana. Cyane cyane turibanda ku bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana, kuko ubutumwa nahawe cyane cyane ubu butumwa nibo bureba. Kuko nagiye mu iyerekwa nagiyemo rintera ikibazo, ngira agahinda kenshi cyane. Nabonye ibintu bitandukanye muri iryo yerekwa, ariko butumwa ngira ngo nangarize abitwa abakozi b'Imana batandukanye. Ni ukuvuga ngo rero nyamukuru nk'uko tubivuze, abantu bakwiye kumenya iyi Mana bakurikiye, kubera yuko umuntu wese arafata Bibiliya, yamara gufata Bibiliya akareba umurongo wa Bibiliya umunogeye, akavuga ati uko biri kose nanjye ngiye kuri social media mpagurukane Yesaya 50 umurongo wa 7, kuko umwami Imana izanabara, nicyo gituma namwara mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni.
noneho rimwe na rimwe abantu benshi baba bahagaze mu nzu y'Imana, bakareba uko ubuhanuzi butambuka, bakareba uko ibintu byitwaye, yarangiza agahita atitira ati zome ete po iravuze ngo. Abantu bamara kubikurikirana bati umukozi w'Imana. Ariko muri ubu butumwa ngiye gutambutsa, ndashaka kugira ngo nibura nganirize n'abantu bo muri iyi minsi y'imperuka, abantu babasha kumenya uburyo bagenzura neza umukozi w'Imana nyawe cyangwa se utari umukozi w'Imana. Kuko abantu benshi bariyitirira abakozi b'Imana, ibintu by'Imana babihinduye komedi, kandi Imana ifite ikibazo, Imana irababaye, Imana ifite agahinda, kandi mu by'ukuri nubwo bimeze bityo nta muntu ubasha kureba ngo amenye ngo mbese iby'iki gihe turimo iherezo ryabyo ni irihe, ibi bintu bizageza ryari. Mfite agahinda kenshi cyane. Nasomye ijambo ry'Imana aho ngo Umwisirayeli n'Umumidiyani ngo bagiye mu ihema bakora icyaha cy'ubusambanyi, ngo Feniyasi agira ifuhe rikomeye cyane, ngo abafashe icumu abaritikuye Umumidiyani n'Umwisirayeli ngo rirahinguranya, ngo ako kanya kubw'uburakari bw'Imana ngo yabateje mu giga, ngo Imana ihita ivuga ngo Feniyasi arafuhiye, ngo ako kanya yunamura rya cumu rya mugiga ngo ihita ishira mu Bisirayeli gutyo. Icyo shatse kuvuga, muri iyi minsi abantu benshi baravuga Imana ariko bakaba bafite ibindi bintu bararikiye. Ugasanga umuntu aravuga Imana ariko wenda hari izindi nyungu we arangamiye. Urugero, wenda nkaba ndi pasiteri nyoboye umukumbi w'Imana cyangwa se nyoboye itorero ry'Imana, ariko kuba ndi pasiteri nkaba nzi neza yuko kuba njyewe ndi pasiteri ari uko ari amaturo ava mu bakristo, mbese ibyo bikantera ishyaka ryo kuyobora ba bantu, ariko hanini cyane ishyaka mbigiramo ari uko ari amaturo mbakuramo. Muri iyi minsi rero Imana ikeneye umuntu w'umuhamagaro. Ubundi iri jambo ngo umunyamuhamagaro ni umuntu ukora ibintu akabikora atarangamiye izindi nyungu cyangwa se izindi ndonke cyangwa se imishahara n'ibindi. Kuko Yesu yaravuze ngo ninjye mwungeri w'ukuri, ngo utaragirira ibihembo, kuko ngo umwungeri uragirira ibihembo ngo iyo abonye isega rije ngo ata umukumbi akagenda. Muri iyi minsi dufite abahanuzi benshi, ariko umuntu akitwa ko ari umuhanuzi akagenda akajya kuri social media kugira ngo nibura abantu bamenye yuko Vedaste ari umuhanuzi. Ariko Imana ikeneye umuhanuzi urahanura Imana yavuze, agahanura mu gihe cyo guhanura, agakora n'ubundi umurimo w'Imana nk'uko yawuhamagariwe, nta bindi arangamiye. Muri iki gihe cya none nta bantu bagikeneye kumva ibintu by'abarokore. Kera byararyohaga, ariko none buno ntabwo bikiryohera abantu, kubera yuko aravuga ati uriya muhanuzi naramubonye mu izara nk'umukozi w'Imana, ndamuhamagara ngo aze kunsengera, ariko ngiye kubona mbona atangiye kumbwira amagambo y'amanjwe adafite icyerekezo kizima. Mwibuke ijambo dusomye riratubwiye ngo ujye ubibutsa ibyo, ubihanangiriza imbere y'Imana ko bakwiriye kureka kurwanira amagambo, kuko ibyo ari ntacyo bimaze, ngo ahubwo bigusha ababyumva. Kandi intego y'ubutumwa iri kuvuga ngo twirinde amagambo agusha abandi. Iyo uhangaye uri umukozi w'Imana ugakura ijambo ryawe mu kanwa kawe ryerekeye ku busambanyi, iryo ni ikigusha imbere y'uryumvise, kandi umenye ngo n'imbere y'Imana ibyo byose biranditswe imbere y'Imana. Nabonye ibarura nk'uko leta igikora, hakabaho amabarura, bakabarura abaturage, bakabarura mu isibo, mu mudugudu, mu kagari, bakamenya n'ubundi uko abaturage bahagaze,
bakamenya abaturage bafite amatungo n'abatayafite, bakamenya abaturage n'ubundi bize n'abatarize. Leta igikora iryo barura ikamenya ibyo abantu batunze n'ibyo abantu mbese gutyo n'ubwo buryo. Mbona habaye ibarura ariko mu rwego rw'ijuru. Ngiye kubona mbona iryo barura ryabaye mu bakozi b'Imana. Noneho nagiye kubona mbona hatanzwe raporo. Ngiye kubona mbona ngo raporo itanzwe mu bakozi b'Imana. Ngiye kubona mbona hatanzwe raporo y'abakozi b'Imana 550. Ubwo ndaza hano mu Rwanda kuko iyo raporo yabaye ndeba ndi mu mwuka, ndi mwiyerekwa, mbona marayika w'Imana atanze raporo y'abakozi b'Imana 550. Noneho babakozi b'Imana 550 naje kugira ikibazo. Ndavuga ngo reka nshingire hano iwacu, nsengera ku itorero rya Muhoza hano ku Rurembo mu mujyi wa Musanze. Noneho ndavuga ngo uko biri kose reka nkoreshe ubugenzuzi. Abakozi b'Imana 550 iyo duteranye mu rusengero tuba turenze nk'abantu, iteraniro rimwe tuba turenze nk'abantu ibihumbi wenda 2, wenda reka ngenekereza aho ngaho, ariko tuba turenze ibihumbi 2. Ndangije n'abantu none se mu makorari abari mu rusengero, korari ibifite abakristo bakeya, wenda ibifite abaririmbyi bakeya, ibifite nk'abaririmbyi wenda 40. Ariko hari amakorari abakomeye cyane, nka korari Urukundo, korari Intumwa, ayo makorari aba ari amakorari afite abantu benshi. Korari Gosheni, ayo ni amakorari aba afite abantu benshi. Ndebye sanga nta korari wenda ibiri hasi y'abantu nk'130. Ndebye mu makorari yose ku rusengero rwacu usanga nibura abaririmbyi bonyine bashobora kuba baba barenze 550. Noneho njya mu bahanuzi, njya mu badiyakoni, njya mu bapasiteri, njya mu bashumba, nditegereza n'abandi none se ibi bintu birashoboka. Muri iryo yerekwa numva marayika wantemberezaga cyangwa se wanyerekaga, kuko byabaye ibintu birebire cyane. Arambwira ngo dore ikintu kimwe urimo wibaza igisubizo cyacu. Duhera ku bakozi b'Imana bakorera kuri social media, abahanuzi, abapasiteri, abashumba. Nuko ngiye kubona mbona marayika wanyerekaga muri iryo yerekwa asize televiziyo imbere yanjye. Mbona azanye abakozi b'Imana bamwe. Ngiye kubona mbona umwe ari gutera amagambo asebya undi. Noneho undi nawe agahita ajya kuri kamera agahita azana amagambo yo gusebya ubundi. Noneho undi agahita agenda akajya ku rundi rubuga agahita azana amagambo yo gusebya ubundi. Numva marayika arambwiye ngo none aba bantu bameze batya urabashyira mu rwego rw'abakozi b'Imana? Noneho marayika arambwira ngo hari abantu batangiye neza ariko none bashoshe nabi. Marayika arambwira ngo hari abantu ijuru ryamaze kuzinukwa ritakibara nk'abakozi b'Imana kubera imyitwarire yabo. Mu by'ukuri marayika w'Imana twatemberanaga muri iryo yerekwa arambwira ngo dore ikintu cyitwa amafaranga kigiye kurimbura abantu benshi kandi bitwa ko bari baramenye Imana. Buriya mbonereho gusobanurira abantu, ntukajye ubona umuntu wese ugiye kuri social media ati njyewe ndi umuhanuzi, ngo nurangiza uhita ufata nimero ye
uvuge ngo mbonye umukozi w'Imana. Abantu benshi ibi bintu ngo babyinjiyemo mu mushinga, niko marayika w'Imana yasobanuye. Arambwira ngo ibi bintu ubona ngo abenshi babyinjiyemo mu mushinga, baravuga bati reka twe dushore umushinga nibura tugere ku rwego runaka, ariko marayika arambwira ngo ibyo bintu biteye Imana agahinda. Marayika w'Imana arambwira ngo witegereze neza. Nyuma yaho nagiye kubona mbona irindi yerekwa, ngiye kubona mbona marayika wundi azanye inkoni, mbona arakuraguye, mbona hereye kuri babahanuzi, ngiye kubona mbona ni babandi nabonaga baramamaye kuri social media, ngiye kubona mbona arahondaguye, arakubita nta mbabazi, arahondagura nta mbabazi, ngiye kubona mbona ari gukubita abapasiteri, mbona ari gukubita abavugabutumwa, ngiye kubona mbona bahuye n'ikibazo gikomeye cyane, mbona barimo baraboroga. Ngiye kumva numva marayika arambwiye ngo utangariza abantu yuko Imana ije gucaka akavuyo kose kuri social media kari kugenda gatukisha izina ry'Imana. Imana irambwira ngo igiye kwinjira mu social media kubera ibintu biri kwakorerwa biri kugayisha Imana. Marayika arambwira ngo witegereze neza. Ngiye kubona mbona ngiye mwiyerekwa mbona abantu benshi cyane narebaga, ngiye kubona mbona mu mwanya mutoya mbona abantu ni imirambo, mbona n'ubundi bapfuye. None ngiye kumva numva marayika arambwiye ngo bari abantu reba ukabona bapfuye, ntabwo bapfuye, ahubwo genda utangarize abantu, ubatangarize yuko hari abantu bashyizwe ku rutonde rw'abicanyi ruharwa, atari uko bafashe umuhoro ngo bagende batemane, ngo bagende ngo bafate imbunda bajye kurasana, ngo hari abantu bari ku rutonde rw'abicanyi ruharwa n'ubundi bagiye guhura n'ishyano rikomeye cyane kubw'amaraso y'abantu bamaze kumena kandi bakica abantu bakiriho. Nibwo buryo marayika yambwiye ngo genda ubasomere uyu murongo uri mu gitabo cy'Imigani igice cyaho, igice cya 11 umurongo w'9, handitswe ijambo rivuga ngo utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke, ariko umukiranutsi azikinisha ubwenge bwe. Amen. Utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke. Nubwo buryo muri yerekwa nabwiwe ngo abantu benshi bagiye kwibona ku rutonde rw'abicanyi baruharwa, atari uko bafashe umurongo batemane muri jenoside, atari uko bafashe imbunda ngo bajye kwica abantu, ahubwo kubera akanwa kabo ngo abantu bagiye kwibona ku rutonde rw'abicanyi baruharwa. Turasomye ngo utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke. Imana rero itubwire neza cyane, nibwo buryo Imana yakomeje imbwira ngo genda ubwire abantu ngo iyo uhangaye ugapostinga kuri channel yawe ati wa muhanzi runaka mwakundaga yitabye Imana, kugira ngo n'ubundi channel yawe abantu barebe ukuntu umuntu yapfuye, urupfu yapfuye, kugira ngo n'ubundi channel yawe ikunde izamuke. None Imana yambwira ngo ugasanga umuntu ararebye akareba umuntu wenda uzwi n'abantu benshi ati runaka mwakundaga, ati n'ubundi akavuga ngo ibyo byarangiye, n'ubundi yitabye Imana. Imana irambwira ngo abo bantu amaraso yabo mugenda mwishyiraho ari kubarega imbere y'Imana. Imana irambwira ngo igiye kubabaza, igiye kubaryoza amaraso y'abahanuzi mwishe, atari uko mwabatemye, igiye kubaryoza amaraso y'abahanzi mwishe, atari uko mwabaroze, igiye kubabaza amaraso y'abaperezida mwishe, atari uko mwamishe ngo mugende mubarase. Imana irambwira ngo genda ubwire bariya bantu bica umuntu akiriho, ubabwire ngo ni urubanza imbere y'Imana,
kandi Imana irambwira ngo genda ubabwire ngo nimwahisemo kuba abanyamakomedi ngo muhitemo gukina komedi mu buryo busanzwe ahubwo mugakina komedi mu bintu by'Imana urugendo ubabwire ngo nicyo gituma Uwiteka Imana yirukanye uburakari kandi ahagurukiye abitwa abahanuzi bakunze gukorera kuri social media ahagurukiye abitwa ko ari abantu bafite amacano bagenda babeshya bagahinda ibinyoma kugira ngo n'ubundi bakunde babone za views amacano yabo azamuke. Iyi Imana irambwira ngo ihagurukiye abantu bameze batyo n'abantu bagenda bihitirira ngo ni abahanuzi batarahamagawe bakavuga yavuze umuntu akareba akavuga ngo mu by'ukuri akaravuga ati kugira ngo n'ubundi ibyange bimenyekane ngiye guhanura vuga yuko n'ubundi bicitse muri iki gihugu runaka muri iki gihugu iki n'iki ibintu biracitse nuko abantu bakazamuka bareba byane. Imana yambwira ngo ngiye kubabaza ibintu ngenda muhimba by'ibinyoma n'abantu mwica kandi mukabica bagihagaze. Imana idufashe. Burya igituma ubutumwa butambuka ni ukugira ngo niba umwana w'ubugingo ntabwumva avuge ngo uko biri kose ndihane ibi bintu mbivuyemo. Buriya bantu n'Imana amafaranga ni meza nibyo, kubona ukire ni byiza, ariko nanone ujya wibuka yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi ntabwo usibuka yuko wariye neza, ntabwo usibuka yuko wabayeho neza, ntabwo usibuka yuko ibyo byose wari ubifite. Kandi mureke babwize ukuri, urumva uyu munsi ubikora ukumva ni byiza, ariko igihe uzaba ugeze imbere y'Imana ukibona ku rutonde rwawe abakazungu bishe abantu benshi, ukibona ku rutonde rw'abantu bamenye amaraso y'abantu kandi utarigeze ujya kwica, mu by'ukuri bizakubera ikibazo. Birababaje, biteye agahinda kumva njyewe nshobora kureba nkubango iyi channel Amakuru y'Ijuru TV kugira ngo izamuke byihuse. Reka kireho inkuru y'igihuha, ya nkuru y'igihuha barayibona barihutira kureba cya gihuha n'ubundi kugira ngo channel yanjye izamuke. Ibyo ngibyo byaba bimaze iki? Imana ifitanye urubanza n'abitwa ko ari abahanuzi, kandi abenshi muzi ko mutahamagawe n'Imana. Umuntu akagenda akabatira akagenda muri agakoryo akajya mu butayu agafata kamera, yamara gufata kamera n'ubundi akagenda kurira igiti cyangwa akagenda akajya mu butare, yarangiza ati ndahanura ibinini utagombye kujya wajya guhanurira mu butare. Ntabwo wakwicara iwawe gusenga Imana iguha ubuhanuzi ubutambutse. Imana iraje. Yemwe bitwa ko muri abahanuzi muri gutwika kugira ngo mwandike amateka. Imana iraje, iramanutse kandi imanukanye uburakari bwayo, kuko Imana irarambiwe cyane. Hari umuntu umwe uherutse kumamagara ari mu gihugu cya Norvège, arambwira ati ariko aya macano yo mu Rwanda tuzamenya ari ibiki, ko twajyaga tuyakunda mbere, dukunda kureba ijambo ry'Imana tukumva ubutumwa bwiza, none ibi bintu bizageza ryari? Mu by'ukuri amamagara ababaye cyane, arambwira ati rwose nta kintu tugikeneye kumva kuko ibyadufashaga ntabwo tukibona. Mu by'ukuri bantu b'Imana wahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza, ariko kubwo kugira ngo ukunde wibonere indamu ntabwo ari cyo kirimo, ahubwo winjiye mu wundi muhamagaro utari uwawe. Reka niba ushaka umugisha w'Imana nyirizina, va muri uwo muhamagaro ntabwo ari uwawe. Hari abantu bari mu mihamagaro itari iyabo. Imana idufashe cyane, umuntu wese abashe kumenya neza umuhamagaro ahagazemo. Nababwiye uburyo nari mwiyerekwa marayika anyereka ibintu bitandukanye. Nibwo buryo yanyeretse televiziyo, ngiye kubona mbona hajeho abahanuzi bakora ibitangaza. Ngiye kubona mbona barimo bagenda bahamagara bati nyaboneka dore ngiyi nimero yacu ya telefoni, muze hano ibitangaza birakorekeka, indwara zirakira. Mu by'ukuri mbese barimo bamamaza uburyo ari abakozi b'Imana bakora ibitangaza. Noneho ngiye kubona mbona marayika arambwiye ngo witegereze neza. Ngiye kubona mbona umwe muri ba bahanuzi agiye ahantu mu cyumba, cyari icyumba
cya etaje ko nabonye muri etaje agenda muri etaje mbona agiye hejuru mbona ageze mu cyumba ariko urumva narindi mwiyerekwa ngiye kubona mbona cya cyumba agezemo mbona kirimo inzoka nini cyane iri muri icyo cyumba. Iyo nzoka yavugaga ngiye kubona mbona yavuga ngo iyi nibwira wa muhanuzi ngo ngiye gukorana nawe, nzaguha ubutunzi, nzaguha kumenyekana, nzaguha kwamamara, nzakorana nawe ibitangaza ku buryo uzamenyekana isi yose ikakumenya. Noneho ngiye kubona mbona bagiranye amasezerano, ngiye kubona mbona ya nzoka ije kumera nkaho imuciyeho, imaze kumuciraho ngiye kubona mbona wa muntu afashwe n'izindi mbaraga, za mbaraga zikimara kumufata mbona ahise agenda akora ibitangaza bikomeye cyane kandi akabikora mu izina rya Yesu. Ngiye kumva marayika arambwira ngo genda utangarize abantu bari kugenda biruka inyuma y'ibitangaza, biruka inyuma y'ibitangaza, biruka inyuma y'ibitangaza, ubabwire ngo bagiye gushiduka bibonye ikuzimu, bashiduke bibonye ahantu batakekaga. Rate nubwo bamwe baza bagatanga ubuhamya bati twakize indwara zikomeye zari zarananiye abaganga, ariko marayika arambwira ngo genda ubabwire bitondere ibi bitangaza biri gukorwa n'abitwa abahanuzi muri iki gihe. Ubabwire ngo ikintu cya mbere Imana ishaka nubwo abantu bakizwa bakareka ibyaha, ntabwo icya mbere Imana igenderaho ari ibitangaza. Ubwo rero nibwo buryo nabonye uwo muntu akora ibitangaza, ariko akagenda muri bwa buryo bw'ibitangaza akagenda agira amagambo amwe ayobya abantu ku buryo abantu bajya kwibona bakibona ahandi hantu, bakibona bageze cyangwa se babaye abayoboke ba shitani. Kandi noneho abantu asengeye nagiye mbona wa muhanuzi mbona ahawe ubundi bubasha bwo kugira nabo abandi bantu asengera bagafatwa na za mbaraga. Noneho ngiye kubona mbona abantu benshi barimo bagenda bafite ikimenyetso cya Satani. Imana idufashe kumvira ubutumwa kuko ni ubutumwa bukomeye cyane. Abantu nibasenga bamenye igihe turimo, kubera yuko iki ni igihe cy'urushisho. Nugenda wirukanka inyuma y'ibitangaza ukuriye ku bibazo ufite, ku burwayi ufite, ku ntambara yo kurwana, uzajya kwibona wibone ahantu utaruzi. Abantu nibitonde nibasenga Imana, abantu nibakizwe. Kandi ndabona kugira ngo abantu baretse ibyaha Imana yabasanga ikabiyereka mu buryo bw'ibitangaza, Imana yabakorera ibitangaza. Kandi mureke mbabwire, niba umuntu araza akaza ari umusambanyi, akaza ari umujura, hari umwigisha umwe nakurikiranye kuri YouTube arimo avuga ngo abantu bitondere n'ubuhanuzi butandukanye n'ibyo baricyo. Niba uzi yuko uri umusambanyi wabigize umwuga, ariko umuntu akaza akaguhanurira ngo Imana irakuzamuye, Imana iragushyigikiye, uzi yuko uri umusambanyi ukishimira ubuhanuzi butandukanye n'ukuri, umenye ngo icyo ni ikibazo. Niba uzi yuko uri umusinzi, ukaba uzi yuko uri umwicanyi, ukaba uzi yuko uri umurozi, noneho umuhanuzi akaza akaguhanurira ngo Imana iguhaye umugisha, Imana ikugiriye neza, nawe uzi yuko uri ingozi y'ibyo byose, nawe uti amina amina, ati umenye neza yuko icyo ari ikibazo gikomeye cyane. Atangurira ngo no kubona umugabo wambaye ingutiya agenda arimo avuga ngo naberewe. Uwo mukozi w'Imana aravuga ngo no kwishimira ubuhanuzi butandukanye n'icyo icyo. Ibyo nabyo bigereranywa n'umugabo wambaye ingutiya ari kugenda avuga ngo naberewe. Tumenye neza yuko ibintu by'Imana birahatanirwa. Maze igihe nijijwe mfite amasezerano nahawe n'Imana, kandi ayo masezerano arizewe. Mu by'ukuri ni igihe kinini nyategereje, ariko urumva nubwo marayika w'Imana yambwiye gutyo, ariko nanjye hari ibyo nagenzuye sanga nibyo. Mu by'ukuri umuntu aragiye baraguha amasezerano koko, kandi ufite abagore babiri, niwe musambanyi, uragenda ugafata indaho ukazijyana mu maroji, umugore wawe ahora ari kurira ku bwawe, baraguha amasezerano, ni wowe wese uri umurozi, ni wowe umunyamagambo. Icyo ni ikibazo. Imana irambwira ngo genda ubwire abantu bitondere ibi bitangaza bari kugenda birukanka inyuma, kuko benshi bagiye kwibona ahandi hantu hari. Kandi si ibitangaza ko bazaguhanurira bakakubwira ngo Imana iguhaye imodoka, ku
kubera ko mu mugambi satani afite. Mu minsi yashize ku musaraba TV natambukije ubutumwa bushingiye ku yereka Imana yanyeretse abadayimoni bari kunyanyagiza amafaranga abantu bose bagafata. Ngiye kubona mbona abantu bari kugendana ikimenyetso cya satani. Mujye mukunda gusoma n'igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Nimukunda gusoma kiriya gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, hari ibintu byinshi cyane muzabasha kubonaho, kuko nimugenda mwirukanka inyuma y'ibintu byose mubona. Iyo usomye igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 16 umurongo waho wa 13, haranditse ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ayo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abantu bo mu isi yose ngo ibahamirize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose, Imana turemeza cyane. Uyu Yohana ari mwiyerwa yaje kubona ikiyoka, murabona ngo mu kanwa ka cya kiyoka murabona ya nyamaswa bari mu kanwa kayo havamo na wa muhanuzi w'ibinyoma, ngo ndetse ngo havamo n'imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, ngo kuko iyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza. Iyi myuka itatu isa n'ibikeri, iyo myuka ikora ibitangaza. Abantu b'itonde n'ugenda wirukanka nyuma y'ibitangaza ubona, ntabwo bakana yuko Yesu arakora. Nubwo yamaye n'ubu butumwa bumeze gutya, sinabona neza ko hari abakozi b'Imana Imana ikorana nabo, ariko banza witonde, banza usenge, nujya kugenda usaba Imana ibimenyetso. Rega ntabwo Imana igenderera abanyemana gusa, nubwo utari umunyemana nawe Imana yagusura. Buri Imana aho igenderera umuntu hashingiye kwizera ufite. Iyo uri wawe udapfa kuguruka ku byo ubonye byose, Imana irakwiyereka. Ndanibuka narakamenya Imana neza, umuntu yigeze ambwira ati nabonye umukozi w'Imana urimo amavuta ngwino tujyane, nanjye ndahuruka njyewe ngezeyo. Arambwira ngo zana amafaranga nayagusengere, ndavuga ngo ntabyo. Aravuga ati ngaho zana ikigabane, ndavuga nti ntabyo. Aravuga ati none ngiye gusengera uzayazana n'ubundi nyuma, ariko andanditse ibiganza mu mutwe numva ubwenge buragiye. Aho hari kugira ngo ubwenge bugaruke nasenze Imana ndayinginga, Imana igaguha ubwenge, irambwira ngo witonde ntukagupfa kuguruka mu byo ubonye byose. Ibyitwa ko bishashagira byose ntabwo ari zahabu, ibyitwa ko byera byose ntabwo ari amata. Niko bimeze. Abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana ntabwo bose ariko ari abakozi b'Imana, ariko ko ari abahanuzi b'Imana ntabwo bose ariko ari abahanuzi b'Imana, ariko ko ari abavugabutumwa bose ntabwo ariko bavuga ubutumwa bw'ukuri. Isome Pawulo mu ivugabutumwa rye hari abo wasangaga yahanganaga nabo. Imana idufashe cyane. Mujye musoma Bibiliya mumenye n'igihe Bibiliya ni kalendari y'umugenzi ujya mu ijuru, kandi nubwo umubiri wakurushya witonde uzi kugira ngo uzarimuke. Tujye gusoma Bibiliya. Yesu yaravuze ngo aho kugira ngo ujye igihonomo ibicyarwe nuko wabura ukuboko kwawe ukazabura ubugingo ariko ufite ukuboko kumwe. Aho Yesu yaravuze ngo ukuboko kwawe kujya no kugucuruza uzaguce ugute, kuko biruta yuko wajya mu bugingo ufite ukuboko kumwe. Biruta arabango ukuguru kwawe ni kugucuruza, ijisho ryawe ni kugucuruza uzarimogore, kuguru uzaguce. Ikita no kuba mu bugingo ufite ubugingo rumwe, urundi rwavuyeho. Biruta yuko ukigira no hahandi urume rwaho rutabura n'umuriro waho muzima. Iyo abantu basoma Bibiliya bakayifata nk'ibintu by'ibikino, ibintu bisanzwe, umuriro waho muzima n'urume rwaho ni rubura. Imana yacu idufashe cyane. Mumwe yambwiye ku muntu wagiye kuzana amafaranga ikuzimu ngo muri Kongo, yari umukozi w'Imana ngo ubushomeri bumukubise, ngo aza kugera ahantu ngo asanga hari umukobwa wari warakoreye Imana, ngo asanga ari kubabazwa cyane bikomeye cyane. None ngo arangije agira ikibazo, aravuga ati none se kuri hano, ati nyine ati nakoreye Imana, ati ndangije nyuma yaho nza kubivamo, nza kuza hano kwishakira ubutunzi. Ati ngeze hano rero Satani ati nyine ati afatira ahangaha, ati nyine arambabaza ati ukuntu wanditse, ati nanjye reka mufatira hano mubariza ahangaha, ati nicyo gituma n'ubundi urukumbana ahangaha.
arangira abatuma rero ati niba ari ibyo ngibyo ati rwose ubutunzi bw'ikuzimu ntibigumanire ati cyakora nawe kuva byabaye ibintu birebire ariko bari b'Imana arangije aravuga ati umva imibabaro y'ikuzimu imibabaro y'abadayimoni imibabaro yo kwa Satani ntanyishaka ndashaka kuzabona ubugingo buhoraho. Imana rero nifasha abantu muri iyi minsi byarivanze wavugaga ijambo ry'Imana abantu bagafashwa none buno ntabwo ariko bikimeze none buno usigaye kwirukanka inyuma y'abantu bose ubone ariko abantu tujya tunasenga n'Imana ariko ivuye n'ubwenge buriya ni gute umuntu yakwiye guhangana bantu bakirwa umwe baramuka bati ngende njya muri ribu muri dinanye njya muri ribu kandi muri abakozi b'Imana mu by'ukuri ntacyo bikwigisha wasenze Imana mu by'ukuri wasenze Imana ukavuga uko bikose nanjye ngiye gusenga Imana buriya n'ibi ngibi ni kuvuga ababivuga muri iki gihe ni bacero kuri social media ni bacero bantu benshi muri iyi minsi bakeneye ibintu biraza biri gutwika ariko koko rero no gutwika mugiye gushya ni umuriro muri kwisukaho ni abantu bitwa abakozi b'Imana ntabwo mwahisemo kugira ngo mugende mukine komedi mumere nka ba Georgia mugende mumere nka ba Papa Sava mugende mumere nk'abandi bakina amakomedi tubona ntabwo ibyo mwabihisemo mwaje gukinira komedi mu by'Imana mugushije ishyano dore mbarabiye imbere yanyu kubera yuko nimutihana niba mutihanye mwingo muri gutwika muri abakozi b'Imana niba mutihanye mbarabiye imbere yanyu nubwo urabeshya abantu uri umuhanuzi ariko nawe ubwawe uzi yuko utari umuhanuzi nubwo urabeshya ngo Imana yarumye uzi yuko ibyo ukunda nta Mana yagutumye nubwo uri kuvuga ibintu ukavuga ibintu bikomeye ariko nawe uzi yuko uri gutwika kugira ngo n'ubundi umenyekane nk'umuhanuzi cyane yawe mbese izamuke. Iyi Mana yambwiye ngo mbwire abantu bitwa ko ari abahanuzi baboneka kuri social media abantu bitwa ko ari abahanuzi baboneka ku macani abantu bitwa ko ari abahanuzi bafite amacani bitwa ba nyiri macani. Iyi Mana yambwiye ngo iraje mushakire izindi ndamahanga mushake indi mishinga mukora hari cyano murutse kubona ngiye mbona umuntu yahanuriye igihugu kimwe aravuga ngo Imana iraje arangije afata perezida w'icyo gihugu arangije apostinga yuko n'ubundi yapfuye ngiye mbona abantu bo muri icyo gihugu bamututse ibitutsi byinshi ariko abahanuzi bo mu Rwanda abantu bo mu Rwanda mwabaye mute ati muhanurire rero wanyu b'Abanyarwanda ati twe igihugu cyacu ntacyo tubaye nuko bibona gutyo ndasoma ku mapeni nyinshi cyane ariko mumenye ngo abantu muri kwica mugiye kubabazwa imbere y'Imana mugiye kubazwa abaperezida mwinshi kandi batarapfa. Imana idakora mu butumwa yanyeretse umuntu wapostinze kuri channel umugabo witwa Ezira Mpyisi amupostinga ko yapfuye noneho agira ngo channel izamuke kandi yamupostinze atari yapfa ijwi rirambwira ngo uriya muntu wakoze bya bintu na n'uyu munsi amaraso y'uriya muntu amuriho Imana yamubaza nk'umwicanyi nuko nubwo yakunda rwose cyangwa ikazamuka rwose ikamenyekana ariko nawe mutiha Imana yarambwiye ngo imbere y'Imana yakubaza nk'umuntu w'umwicanyi wamwishakira yaripfiriye ariko ikibazo ni kuzajya imbere y'Imana ugasanga amaraso ye warayamenye kandi utarafashe uburozi utarafashe inkota utarafashe umuhoro. Icyo ni ikibazo Imana ifite. Banyamacano ni ikibazo Imana ifite kuri mwebwe kandi amacano amwe agiye guhura n'ibibazo kuko hari ibyo leta igiye kwinjiramo mu minsi iraza bamwe bagiye kujya barakatirwa bafungwe bakatirwe hari abanyamacano bamwe bagiye gufungwa kandi ubu butumwa narabutambukije niba mutaretse amatiku yanyu nibura ngo niba ushinze cano uyikoresha icy'umuhamagaro wawe uvuga uti niba rwose ngewe nitambukiriza ijambo ry'Imana reka nitambukiriza ijambo ry'Imana niba ndi umuhanuzi nzajya manura ari uko Imana yavuze bantu b'Imana niba mutihanye Imana iraje igeze mu rusengero ubusambanyi bwo mu baririmbyi Imana iraje ntabwo ikihanganiye Imana iraje hari abagiye gushyira ku karubanda ije kwanika hari abapasiteri bagiye kwanikwa bashyire ku karubanda hari abashumba igiye kwanika kandi muri iki gihe cya none bari kuvuga ikijyana ntabwo waba mbese unabavuze nabi wanabizira ariko yerekwa nabonye
nabonye hari abapasiteri bagiye gushyirwa ku karubanda n'ubundi isi ikabota. Icyo gushimira kuba gukorera kuri channel yawe, hari amacano amwe twagiye gukoreraho watambutse ubutumwa bw'ubu bagatunga urutoki pasiteri runaka ugasanga baguteranyije n'abantu runaka. Niba uzi yuko uri pasiteri ukaba uzi yuko uyoboye itorero ry'Imana, nawe ubwawe ukaba uzi yuko uri kubeshya, Imana iraje ntabwo izakwihanganira. Ndagira ngo nkubwire ngo niba uzi yuko uri umuririmbyi uri muri korali, nubwo uzi kuririmba neza abantu bagafashwa, ariko nawe ukaba uzi yuko uri umunyabyaha ukabikora mu ibanga ukanywa inzoga. Harabona bane cano imwe banditse bashyizeho amacupa y'inzoga barangije barandika ngo ADPR ngo abakristo bamwe bari gusaba yuko yabakomorera bakajya bakinywera inzoga. Ndagira ngo mbabwire ngo niba nawe uri muri korali uri gusanzwe uyinywa, Imana irakuzi. Mu by'ukuri hari ikintu ngira ngo sobanurira abantu, basobanurire ku gaciro k'umwuka wera. Buriya ADPR ntabwo yakugeza mu ijuru, ariko umwuka wera yakugeza mu ijuru. Niyo mpamvu iyo ufite umwuka wera, nabonye ibintu bagiye bakunda kuvugaho cyane, bakabivugaho byinshi cyane, bati ADPR yakomoreye abantu gusiga inzara, yakomoreye abagore kwambara amakabutura, yakomoreye abadamu kwambara n'abakobwa kwambara amapantaro n'amaherena n'ibindi no gusiga iminwa n'inzara, ubona ko kogoshesha ingohe. Ariko ikintu ndashimira Imana, ndashimira uburyo yangiriye ubunikaniriza umwuka wera. Ubu hari ibintu ADPR ishobora kuza ikavuga ngo ibi ngibi ikomoreye abantu babikora, ariko umwuka wera akambwira ngo wowe ntubikore. Nzi abantu benshi cyane, buriya hari ibintu byinshi cyane abantu ugasanga banibaza bati ariko tuzamenya uzatubwiriza ukuri. Buriya hari ibintu byinshi cyane bidasobanutse mu itorero ADPR cyangwa se n'andi matorero, bati ariko kujya muri uwo nabwo ni icyaha cyangwa se ntabwo ari icyaha. Aho ngaho iyo ngingo iyo uyigezeho umwuka wera aragusobanurira. Ariko ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi cyane by'ubushisho ushobora kwibaza ukabigurira igisubizo, ugafata na Bibiliya ugashaka n'igisubizo ukakibura, ugahamagara n'abakozi b'Imana ati nimusobanurire ibyo wowe usobanurire, undi nawe aribyo agusobanurire. Ariko iyo ufite umwuka wera, ararore umwuka wera mu gihe ubaho, umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wowe mwiza abantu tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera. Ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera. Ni Yesu wawutugeneye. Turi no mu bihe bya Pentekote, abantu ntibasaba umwuka wera, aho kugira ngo uriko wirukanye mu abantu usaba umwuka wera. Umwuka wera naza, rega umwuka wera asobanura n'amayoberane. Umwuka wera uzi ko tubwira n'amabanga y'Imana. Umwuka wera azatuyobora neza, azatuyobora azatugeza mu ijuru, azatuyobora neza, azatuyobora azatugeza mu ijuru. Haleluya. Saba umwuka wera, umwuka wera n'aya makuru yose tubagezaho ni umwuka wera munetse. Wajya kumenya kiriya cyumba uriya muhanuzi yahuriyemo n'uriya nzoka ute, ariko umwuka wera araneka akamenya amakuru akayatuzanira, natwe tukayageza ku bantu. Kandi bituvuga ntabwo ariko byemerwa na bose, ariko umwana w'ijuru byanga bikunde agomba kubyumva, kuko ni uw'ijuru. Yamara kubyumva akavuga ariko rero ahantu nari ngeruka reka mbashyizemo dodani. Muri ubutumwa bwiza butambuka ntabwo ariko abantu bose babuha agaciro, ariko byanga bikunde naho yawe naho baba babiri. Hari abantu Imana ishaka ko batarimbuka, kandi idashaka yuko bashyirwaho ikimenyetso cy'abadayimoni, ahubwo ishaka kugira ngo nibura ubu butumwa bubatangire bareke kwirirwa birukanka inyuma y'ibyo bumva n'ibyo babona. Imana yacu itubwire neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ubutumwa dutambutsa ni ukuvuga ngo umwuka wera abuduhera, ni ukuvuga ngo we aba yamaze kureba bene ubwo nubwo twebwe tubuvuga sinzi ngo buragera kuri bandi na bandi, ariko umwuka wera warumpaye azi abari bukurikirana. Nibashake bano babiri
ariko byanga bikunde abo ngabo Imana yari bafiteho umugambi. Imana ihabwa icyubahiro. Ndarindi kubabwira ngo Imana iraje. Nasomye ijambo ry'Imana ryavuze ngo urihanangiriza imbere y'Imana ko bakwiriye kureka kurwanira amagambo kuko ntacyo bimaze ahubwo bigusha abandi. Iri jambo ni ngombwa ngo twirinde amagambo agusha abandi. Niba tujya kuri social media tukazana amagambo atari bufasha abandi ahubwo ari ayo kugusha abandi, tukarenga ngo turi abakozi b'Imana. Ese aho iyo turi kuganisha aba bantu iri juru turi kuba turi kujyamo aho twari tuzajyamo, aho turi kubaganisha ikuzimu, iyo turi kujya ikuzimu n'aba bantu badukurikiye niyo bari kujya. Ariko nibura abantega amatwi bakurikire ubutumwa bwiza, niba uri umwana w'ubugingo urabasha kurokorwa muri ubu butumwa, kandi niba uri umwana w'ubugingo ubu butumwa urabuha agaciro muri wowe. Imana itugire neza cyane. Mu by'ukuri turabizi neza shitani n'umuntu yaranyanyagije umuntu akavuga ati uko biri kose reka ndebe uburyo bwose nakora kugira ngo cano yanjye izamuke. Buriya njyewe muri iyi minsi mbamwumva no kwisegura ku bantu batandukanye. Hari abantu basaba yuko mbahereza ubutumwa bwiza, mbahereza ibiganiro, ariko njya nkunda kuvuga ngo banyihanganire, njyewe nyoborwa n'umwuka w'Imana. Iyo umwuka w'Imana avuze ngo genda ndagenda, iyo avuze ngo nigenda ntabwo ngenda. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kimwe cyo ushobora kwifuza yuko njyewe natanga ibiganiro, ariko njyewe niba Imana impaye ubutumwa nibwo ndatambutsa, ni uko nguko. Ubwo rero Imana idufashe kandi itugire neza, ariko ubu butumwa ni ukuri nibura ukimara kubwumva witonde, kubera yuko Imana ifite ikibazo kandi ntabwo icecetse. Nubwo muri kubibara nk'aho Imana icecetse, ariko ntabwo Imana icecetse, ahubwo Imana iraje ije kurwanirira umurimo wayo, igeze mu itorero, iramanutse kandi imanukanye uburakari bwayo. Nubwo wakwihagararaho ariko nawe ibyo ukora urabizi. Mu by'ukuri bantu b'Imana, hari ikintu kiri gutuma abantu benshi bagiye kwibura ku rutonde rw'abantu b'Imana, ahubwo bakibona ku rutonde rw'abakozi ba shitani. Nubwo rimwe na rimwe abantu bamwe bakora imirimo, ariko hari ababikorera kwishimisha. Mu by'ukuri hari umuntu ngo waje gupfa aza kugera mu ijuru, ariko Imana yari ishaka kumwigisha ngo imwereka umuntu wari umukene, ngo imwereka inzu yari arimo nziza, ngo yari yarapfuye, babona ni inzu nziza cyane, ariko ngo marayika arangije aramwereka ati dore yawe niri babona ni inzu mbi. Barangije avuga ati none ni ukubera iki ko uyu mukene nta bintu yakoraga, ko yakoraga isuku ku rusengero, n'ubundi ko njyewe nafashije abakene benshi, nanditse abakene benshi, nagaburira abakene benshi, ni ukubera iki? Ngo marayika aramubwira ati reba icyatumye inzu yawe ari mbi iyo ikaba nziza, ati dore wakoraga ibintu byiza ugahita ugaragariza isi yose ibintu wakoze, ati niyo mpamvu rero ukwiriye kugenda ukanabwira n'abandi bose bakora ibintu byiza kugira ngo isi yose ibone yuko bakoze ibyiza, ubabwire yuko n'ubundi iyo mirimo ari impfabusa imbere y'Imana. Yesu yaravuze ngo ukuboko kw'iburyo muri gukora ibyiza, ukw'ibumoso kwere kubimenya. Ariko muri iyi minsi umuntu wese aba ashaka kugira ngo nibura akora ikintu cyiza abantu bamenye yuko n'ubundi yakoze icyiza. Ariko hari abantu dufite bakorera mu ibanga kandi batuje, kandi ni ukuri utapfa no kumenya. Abo bantu bubako umuntu aca mpari iruhande akaba atari ko uko biri kose, uriya muntu nshobora kumugurira ikote, nshobora kumugurira igitenge, kandi Imana yamumugisha, kandi ntuzabibabukwe. Abo bantu barahari. Abo bantu rero niba Imana ikeneye, ni nabo bantu bazahabwa umugisha n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero hari abantu benshi bitanga mu rusengero, bitanga hirya no hino, bakabikorera kugira ngo n'ubundi abantu bababone, ariko umenye ngo Imana izahemba buri muntu wese ibyo yakoze. Umenye ngo hari uko ibibona nuko nawe ubibona. Garagaza gukorera ibyiza gushimira n'abantu, aho gukorera ibyiza byawe kugira ngo Imana ikwishimire. Imana rero idufashe muri ubu butumwa Imana yampaye. Mu by'ukuri hari abantu benshi cyane bagiye kwibona aho batakekaga, ariho Yesu yavuze ngo azababwira ngo nimwumve imbere nta munsi si bimwe, ntabwo nigeze ndamenya. Naho wampereza iby'isi byose ariko ntabwo ubugingo buhoraho, ibyo ni igihombo, ibyo ngibyo ni iseru. Ubwo rero
abemeye gukorera isi ni mu mikorere, abemeye gukorera shitani ni mu mikorere, ariko mumenye ngo nta bihembo byiza satani atanga, ibihembo bye mu rupfu. Sabiye abantu bagiye gukurikira ubu butumwa ku makuru y'Ijuru TV bakumva icyo Imana ivugana nabo. Bityo rero reka dusenge Imana kubw'ubu butumwa Imana yampaye kubagezaho, kandi ubu butumwa n'ubugira ukwiru ubugeze no ku bandi kugira ngo bumve icyo Imana irimo ivugana n'abantu bayo muri iki gihe cya none. Twanzura mbere yuko dusenga Imana, mu by'ukuri tumenye iby'abo bantu bagiye kwibana ku rutonde rw'abicanyi, atari uko batemye, atari uko barose, atari uko bakoze jenoside, atari uko bishe abantu bigaragara, ahubwo ari uko ushobora no gufata ifoto y'umuntu ukayipositinga ngo yapfuye, kandi nawe ubwawe ukaba uzi ko atapfuye. Imbere y'Imana ugiye kwibana ku rutonde rw'abicanyi. Aba bantu bagenda birukanka inyuma y'ibitangaza bati aha n'aha twabonye umuhanuzi uri gukora ibitangaza, umenye ngo ugiye kwibanaho, ugiye gushiduka wibone ahandi hantu utakekaga, rimwe na rimwe wibone nk'ikimenyetso cya ya nyamaswa cyangwa wa muhanuzi inyuma na ya nzoka twasomye mu byahishuwe, uko twabonye ngo akanwa k'iriya nzoka kavuyemo imyuka itatu isa n'imikeri, ariyo wa muhanuzi inyuma wahawe gukora ibitangaza. Icyo rero ni igihe tugezemo kandi ni igihe cy'urujijo. Umwuka yambwiye ngo ibyo muri kubona biroroshye kubiri hano imbere. Hano imbere hari ububasha satani agiye guhereza abantu ku buryo bazaza bagakora ibitangaza bikomeye cyane, abantu benshi ngo bakagenda bakurikiye bati rwose uriya muntu arimo imbaraga z'Imana, nta muntu wakora ibitangaza bimeze kuri atari umuntu w'Imana. Imana irambwira ngo mube maso, kuko hano imbere ibyo muri kubona biroroshye, ahubwo ngo hagiye kuza ibindi bintu bikomeye cyane, hagiye kwaduka izindi mbaraga zihambaye. Izo mbaraga rero ntabwo zizahishurwa n'umuntu wese uwo ari wese ubonetse, keretse umuntu ufite andi maso y'umwuka, undi muntu ufite kuba ari muri gahunda y'Imana, kuko iki gihe cya none ni igihe gikomeye cyane. Abantu benshi rero bagiye bagirana amasezerano na Satani, bari gukorana na Satani mu buryo bw'amayoberane, kandi abo bantu bafite abayoboke benshi. Abo bantu barahanira vuba, ariko abantu nibabe maso. Wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo ubwo muburire hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'imyigishirize ya bamwe babigisha bayobya mu nzira z'ibinyoma cyangwa se zigoramye, ahubwo mumenye ukuri. Ubwo rero Imana ibafashe kandi ibagirire neza. Imana ikunda itorero ryayo. Ndabarangira rero umurongo ngenderwaho. Imana irazi ko mufite ibibazo bamwe na bamwe. Kuba wahura n'ibibazo ntabwo bivuze ko Imana itakuzi, ahubwo hari korali ya Evangelique ni Butare yararirimbye ngo guhera mu gitondo ufite akababaro, izuba rikarenga ugifite agahinda, ngo wazengurutse amahanga yose ushaka amahoro, ariko ngo ntiwabona ayo mahoro. Ariko batanga umwanzuro ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge, suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, yibwire byose ku murongo bikugoye, Imana iragukunda ntabwo yaguhana. Jya ufata umwanya wiherere usenge Imana. Icyakora niba nawe mu bugenzuzi bwawe hari abo wagenzuye ukabona ko erega bari b'Imana, ni ukuri iyo usomye ibyahishuwe hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Hano mu byahishuwe Yohana ibice byaho ni bibiri. Iyo usomye ibice bibiri byahishuwe Yohana, ibice bibiri, umurongo wa kabiri haranditse ngo nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Muri abantu biyita intumwa, umuntu akaza ati njyewe ndi intumwa y'Imana, njyewe ndi intumwa y'Imana, ariko ari umunyabinyoma. Bantu b'Imana mumenye kugenzura.
no kugenzura bandi Imana nimusenge Imana ibashyira mu mwuka w'ubugenzuzi Imana ibaharira mu maso Imana irakwitoza Imana irakugerekwa kuko ikigekira iki ni igihe gikomeye cyane iki ni igihe cy'ubushisho utabaye maso wakibona ikuzimu wakibona igihonomo abantu benshi cyane badutekanike umuntu akaguhamagara ati uzaza usengere uzaza usengere Imana yajya kukwereka ikakwereka uwo ari we harimo n'abatubwira bati dukeneye ko mu dusengera wabaha gahunda kandi bati nimuze bakakugenzura wabona kumenya uriya bagatinya kuza bagatinya hari igitinyiro cy'Imana meruka mbaga ubutumwa ngo umuntu w'Imana agirana n'igiti kiturigwa n'ibibonetse byose umuntu w'Imana ntahangarwa Imana igufashe mwene data Imana iguhe umugisha reka dusenga Imana turagushimiye Imana tugushimiye ubutumwa bwiza wampaye kugeza ku bantu bawe ijambo riravuga ngo ubutumwa bwiza iyo butwikiriwe buba butwikiriwe abarimbuka reka rero ubu butumwa bwiza buhindure benshi kandi bugirire umumaro benshi abari mu Rwanda n'abari mu bindi bihugu ubu butumwa bubagirire umumaro kandi bazagira umugisha wo kuragwa ubwami bw'iteka bazagira umugisha wo kuragwa ubugingo buhoraho kandi ubu butumwa umwuka wera abushorere kugira ngo abugeze kuri bene bwo urakoze rero nange mpereze umugisha kuko nemeye kukuvugira ntabwo biba byoroshye mu gihe gisa nk'iki ngiki ariko ukomeze ushyigikire umwe kuvuga ukuri kandi Uwiteka Imana nyir'ingabo ukomeze kumushyiraho igitinyiro cyawe n'uburinzi bwawe iyo tuvuga nk'ibi ngibi turwanywa na benshi ariko mwami nzi neza yuko ndi kumwe nawe ntacyo mbaye ngaho ukomeze ushyigikire muri byose ngushimiye urukundo wadukunze ngaho ibisigaye ubikorere kwibanisha mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu